kuba ese Masunzu kuri isaha yabafungiwe yuko nawe wenda yabaragize ubwumvikane na M23 hari byo baganira bikamenyekana bikaba leta bikaba ngombwa ko bamufunga, cyangwa se hari amakosa cyangwa se hari icyo bamuziza kijanye wenda n'ivangura kuko nabitakira aramuvuze ngo ayameza 6. Guys, meze mute turamahoro ya bimuzeka nkoreshe gutya mbona mugira amahoro bakunzi banje, bakunzi bacu, bakunzi ba GV Talent, Jovi Talent. By the way, ubu ngubu noneho kuwa gatatu urubyiruko rw'abana b'Imurenge dufite show hano kwa Rutebuka muri Gospel Church. Ngo abana b'Abanyamurenge bafite impano, baktere, abakomedie, abafite indirimbo. Naje gusanga hari abana b'Abanyamurenge bafite impano ariko ubwabo kubera situation no kutabahuza hamwe, turabamurika twiyumure mu kintu cyitwa GV Talent kugira ngo dutangire impano zose z'abana b'Imurenge, kuko n'ukuri birashoboka. Kino gihugu hari opportunity zo gukora ibintu byacu by'umuco wacu w'Abanyamurenge. Turahamagarira abafana, abantu, urubyiruko, abasaza bakuru, twahamagaje aba bishop kongera kandi tuganire kubijyanye n'umuco w'iwacu n'impano z'aba. Hari abana b'Abanyamurenge baririmba neza ukavuga ati mana yanjye ni ibiki koko, ariko ukavuga ati so finally twabahuje hamwe rero kuwa gatatu saa 8 muzaze muri benshi. So reka rero tuganire ku kintu kijyanye na situation ya politique sometimes, cyangwa se umugabo bita General General bita General Masunzu. General Masunzu ari mu maboko ataraye. Reka dusesengure bimwe tuzi cyangwa se apana ibyo twumva n'amakuru ye. Ngiye umunsi wa mbere nabonye Masunzu muri za bibiri harya igihe cya RCD cyagiye yarwanye na RCD iri haruguru wacu. Masunzu arazi icyo gihe yari afite ijambo rikomeye mu karere kose karuguru. Abantu bari kuba mwitaba, narababwiye ngo yari ko atambuka imihana bakaza basasa. Ari n'amakuru ya Masunzu. Hari igihe yagize igihe agira ijambo mu bwoko bitewe n'iyo ntambara muri icyo gihe. Ariko nyuma yaho abo bafatikanyije na Masunzu, abo barwanye iyo ntambara, haza amakuru yuko nabo batangira kugira gute bahise bakikamo. Bamwe ngo ba FRF, abandi babiki, nicyo gihe mwumvaga General Makanika batandukanye ngo ahubwo baranarasana. Twebwe turabivuga ngo urubyiruko kuko wenda nta nubwo wenda nari nahari, ariko bamwe batangira no gupfa, ibintu bigenda biba nabi. Hari ikijambo nshaka kugira ngo mvugeho, nzanirira iPad man izihari. Hari ijambo ngira ngo mvugeho izihari inyuma izihari, ari ijambo nshaka kumvisha. Sasa ijambo nshaka kuvuga ni mu gikoni rero hariya tuganiririza. Icyo gihe Masunzu yari afite ijambo rikomeye cyane, ijambo rikomeye mu bwoko igihe cya yarwanaga na RCD. Nyuma yaho batangira gusubirana abantu benshi. Masunzu urebye ipeti yari afite yese azamuka agira irindi peti, ahita aba general w'igihugu. Amaze kuba general w'igihugu biba ngombwa ko abantu benshi bibaza ngo ese Masunzu ubundi ni muntu ki mu bwoko bw'Abanyamurenge. Yaje ari nk'igitangaza, gikomeye, afata imitima y'abantu benshi. Masunzu yafashe imitima y'abantu benshi, abantu bamwiyumvamo, abantu baramukunda. Ebana twese nanjye ubwanjye icyo gihe naravuga ati Masunzu rwose ntwari y'Abanyamurenge. Reka nibyo tubivuga ko Abanyamurenge benshi icyo gihe bamufataga nk'intwari
kuko njye nabonye ukuntu bari ko bamwakira imihanda yose kugira ngo ave mu minembwe agere za Rurambo. Masunzu yari ko agaragaraga ari nk'umuntu strong. Satani rero ucikamo kurasana gusubiranamo iraza ibintu bigenda nabi. Masunzu baramuvuga aravugwa, Masunzu arazamuka aravugwa, kandi agenda avugwaho n'ibintu bibi bitandukanye by'ubuhemu bagendaga bamushinja kugeza noneho isaha turimo hano. Kuba mu Masunzu ntago ari mu maboko yiwe. Ndagira ngo nje hantu shaka kuvuga Masunzu igihe kiwe yaragikoze, ariko nyuma yaho kurangiza kwiwe habaye intwari mu buryo bubiri. Yes, buriya urakoreye igihugu ariko nyuma yaho ugafunga. Kumbe neza kakana ukoreye igihugu ariko nyuma yaho ugafunga. Ni ibintu bikomeye cyane bibi. Umwaka mubi mu myaka 50 n'ingahe urafunzwe umunsi wa nyuma. Heri utangire nawe uzarangize neza. Nagerageje rero kwicara kuganira n'abantu b'abasore. Ngiye umunsi makanika apfa. Munsi yitaba Imana. Nagize agahinda taragira kuva nabaho. Nagize agahinda gateye ubwoba. Narababaye. Nta wundi musirikare w'umunyamurenge wapfuye nigeze nderera buryo. Heretse kera niho numvaga ngo banikora bagakunzi bitewe n'amagambo bavugaga ngo ibintu nk'ibyo. Nkumva nabo nari nyiri umwana, nkumva abo bantu nabo bari. Ariko nyuma y'aharandi basirikare makanika niwe wambereye. Nza numva n'amagambo yiwe avugana n'ubu, havuga ngo wari umuhanuzi, wari inyenyeri y'umurenge. Makanika yari inyenyeri y'umurenge. Amagambo yakoresheje n'amagambo y'ubuhanuzi bwaje ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tuzibuka imyaka n'imyaka, dore ko n'Imana yatubwira neza. Akaba ari social media, hari ama YouTube, ibintu byiwe bishobora kubikwa imyaka n'imyaka. Uyu mugabo yari inyenyeri y'umurenge. Hari umuntu uvuga ikintu ukazavuga ngo se niwe uze akazi bivuga cyangwa n'Imana n'umwuka wamuvugiraga. Uwo ni Makanika. Niyo mpamvu uyu mugabo atagombaga wenda Imana yagomba kugira ngo umutware cyangwa se muhishe. Ari amagambo rero yakoresha. Aravuga ngo aya magambo yavuze abari muri leta, ibyago byatwirwana, ibyago by'ababyeyi babo, nibyo byago byabariye bari muri guverinoma, nibyo byago byabari abasirikare bari muri guverinoma. Ibyo nibyo byago turabisanga. Kuba rero nka Masunzu wakoreye igihugu, warashe za drone zija mu minembwe kurasa ababyeyi. Kamubwira kuki abantu batakwigira ku mapretenda, kuki twe tutababagambanye, kuki twe tutabiki. Urabikoze n'ubundi finally inyiturano bagushize mu mugozi. Ahubwo nakorana n'umwanzi ariko uzi ko nibura hari abandi babyeyi wenda. General Laurent yaravuze ngo biragatsindwa babandi barya amaraso y'abene wabo. Kongo twabaye ntutazi baguzi ntutazi ivangura ko ari abanyamurenge batakwemera no kugera. Birazo. So Masunzu rero ndaza rero ngasanisha, nkaza nkareba bwa nyuma nkavuga ati Masunzu yafunzwe ruhoro mbere, yarafunzwe direct nyuma y'imisi runaka Masunzu arafungwa. Niki babasanganye, nayahe makuru babasanganye, cyangwa se aba bagabo bashobora kuba wenda nabo bayi bako bavugana na M23 cyangwa se AFC cyangwa se twirwanaho.
wenda ari abagambanyi bakunga ariko ari abasirikare, kubera ko nimba ari kuvuga ngo hari parti cyangwa se hari igice cyabaye occupé abigizemo uruhare rutoya cyangwa se yarabesha amakuru ya intelligence, ari ni amakosa ashobora kugaragazwa nka weakness no kutaba professional mu kazi, urumva, ariko batagusanganye ibanga rindi mu matelefone yawe cyangwa se amabanga yandi yawa ko hari abandi bantu muvugana nabo, icyo garavuga ati umusirikare ni gito, umusirikare ni gito ntashoboye. Ariko rero nimba adashoboye, nimba ashoboye akaba yarakoze ikosa ringana gutya, ni ngombwa ngo ahite afungwa, kubera ko si yo musirikare wenyine wabaye iwe, hari uwo yasimbuye nabo base bamutwara se mu mugozi kugira ko yananiwe kuregareta kiriya gice. Ahubwo rero nkabona ko ngewe urukurire kuba Ruhura imbere yarafashwe hagakurikiraho Generale Masunzu, aba bagabo aya makuru yabo bombi ashobora kuba hari amagambo wenda Ruhura imbere baba barebye ibyo avugana babona ko direct na Masunzu birimo n'abandi bantu bakaba bose bari mu gatebo kamwe. Kora amakuru bari kwatubwira yuko Ruhura imbere yari afunguwe muri ka. So ukareba rero ikibazo gihari ni kuba ese Masunzu kuri isaha yabafungiwe yuko nabo wenda yabaragize ubwumvikane na M23, hari ibyo baganira bikamenyekana bikaba leta bikaba ngombwa ko bamufunga, cyangwa se hari amakosa cyangwa se hari icyo bamuziza kijanye wenda n'ivangura, kuko nabitakira aramuvuze ngo waye amezi 6 ndakubona ati inshuti zawe abavandimwe bawe bari hariya batwirwanya hano haruguru, ngo waye amezi 6 nutabakuraho njyewe nawe kandi ibi bintu Masunzu fira mu mutwe bizakugaruka, chuke sana nawe nguri mu mutego. Amugati nawe uko kwa mtego, ukweli wa mtego wa Masunzu uramushibuka, mtego wa Masunzu uramushibukanye. Ibyo bamubwiye, ibyo bantu benshi bamubwiraga bagira ngo bari bamuhanurira, bagira ngo bari bamuhanurira kuvuga ngo barakubwiye ngo mu igihe runaka mu mezi angahe uzaba ufite ikibazo, nawe uri mu mutego. None umutego biba ngombwa ko afatwa en general w'igihugu wakoreye igihugu warukuriye 3e zone, afite ipeta, afite amateka mu bwoko, wiye gufata General Masunzu mu bwoko bw'abanyamurenge ni kiri big. Ni nayo mpamvu abantu benshi, ari umusore twarako tuganira mu kayanga ati abanyakagara ngo bafashe Masunzu bamugira nk'Imana, nk'indakorwaho, nk'umuntu utakorwaho, nk'umuntu utavugwa, nk'umuntu ariko n'umuntu usanzwe, kubera ko yataza ko ari umuntu nk'abandi, ntaba yafunzwe, ntaba yarezwe ibyaha runaka. So narako Masunzu rero nubwo ushobora kuba iryo zina rihari ntawe uri mwastre nta n'ugize gute, ariko n'umuntu nawe birashoboka. So gufungwa kwa Masunzu rero ntabwo ari Imana bafunze, n'umuntu w'abantu wavutse nk'abandi bandi. Ubu rero bashobora kuba bamutakariza icyizere, yewe akaba yanasuzugurwa ku byo yakoze, ugatangira ukazana kubitwa na escort wawe katanya umuntu wo hasi cyane kazago kubitishi, kubera ko bageze ati wabaye umugambanyi. Kabona ko uyu mugabo Masunzu hari ikintu gihari gisa nkaho kimeze nk'ubu. Hello? Yes, sir. So, hari ikintu gisa nkaho kirimo
iherezo ritari ryiza, agiye ntekereza nkavuga ati Imana yanjye Amasunzu aza iki se hari ibyaha bimufata kwa kundi abasirikare nk'abari yagiye banafashwe usanga bamanakira n'urwo gupfa cyangwa se gufungwa burundu kubera ko biyo bisa nkaho ari nko kugambanira igihugu. Gusa icyo twavuga ni kimwe kuri Masunzu, nta wifuriza Masunzu gufungwa n'ibyago. Umusirikare w'Abanyamulenge hari igihe nagize igihe navuga ngo wenda ese koko nimba Masunzu bamusanga nyine no jambo ari ukundi kuntu bamususpect. Hari igihe hari umuntu wigeze kumbwira hanze arampamagara arambwira ngo bafite ubuhanuzi yuko Masunzu azagaruka muri Twirwaneho, bo abantu bose mbese bari abasirikare bose bari muri guverinoma bose bazagera igihe bazamuke batayi wabo baje gutabara iwabo. Ntabwo Imana yanjye noneho se bamufashe atarasohora isezerano. Ibyo nibazaga bamufashe atarasohora isezerano ngo nibura tubone Masunzu nawe yazamutse yagiye muri Twirwaneho, kuko Twirwaneho yamuhamaye iyo yamwakira nta kibazo. Cyangwa se kuko niki bamusanganye cyane gituma bavuga ati yakuvugana wenda na Twirwaneho cyangwa se n'abandi. Uko ni ukuri aba bajenerali baruhura imbere. Ese hari amagambo babasanganye kugira ngo babafunge wenda bari kubavugana n'abantu bandi wenda abo bitabazi babo? Nagerageje guhamagara by the way abantu b'abasirikare bari Kinshasa baracunzwe mu buryo buteye ubwoba, mu buryo na telefone zabo nyanesanzwe ngiye mvugana nabo nasobangiye bara bose nk'abangahe bose ziri busy ziracungwa mu buryo bafite umutekano utarigeze. Ibyo cyo kirahari, kirahari kiranagaragara kuko ntabwo bafata generali nkuriya bwaca bagafata rohora imbere bwacu kumva ngo hari abandi n'abandi bose bari suspect, ubwo ngo ntabwo bari mu mutekano mwiza. Ibyo rero ntabwo twabivuga ngo kubera ko ngo bari muri guverinoma ngo cyangwa ko gusara Umunyamulenge ni bibi kubera ko nzi ko ari politiki yabahindukiriyeho, ariko suko atari abakunzi b'igihugu, atari intwari z'igihugu. Politiki yabahindukiriyeho, amateka bahindukiriraho barakoreye igihugu cya Kongo. None amateka n'igihugu na siyasa y'igihugu na situation biraza bibagwaho. Umuntu akisanga ari muri FARDC ari kujya kurasa bene wabo adafite n'uburyo bwo guhunga kubera ati order yonyine gusa yabagiye ngira order bikaba ngombwa kubira ute haba ikibazo n'icyo. So by the way ni turanabasabira kugira ngo bagire ibihe byiza, Imana ibaturindira aho bari, kuko ni amaraso y'Umurenge, ni amaraso y'abasirikare bagiye gukorera igihugu. Kuba rero situation ya politiki yarabahindukiriyeho bakaba bafite ikibazo nk'iki kumva ngo Masunzu yafashwe, generale yafashwe, yafashwe suko gusa twishimira abafite umutima w'Umurenge wo kubaka iwabo. Abo nibo dukeneye kubera ko niwafa yanafira ubwoko bwe, yanafira iwabo. Icyo nicyo kintu cya mbere natekereza ko icyubahiro Abanyamulenge baha makanika kiratandukanye cyane n'icyo tuzaha umusirikare wese Umunyamulenge. Icyubahiro Abanyamulenge benshi bamwe uretse ivangura bareba ko Imana igira neza, tukabona gusa intambara yarangiye, habaye success, Twirwaneho ibaye libere haya. Twese tuzabona my friend, bizakunda wundi wapingaga wundi wari uri muri guverinoma warebaga ko bariya wenda ari abagambanyi b'igihugu ati bose tuzakurikira. Ikintu gihari n'amahoro. Iwacu hari intambara ikomeye mu buryo bukomeye cyane. Intambara abarundi naho ngo bari mu rwisakuku nabo ngo bagerageje kugira ngo bongere kandi bongere bajye gukava bafate. So turabashimiye bakunzi bacu, mukomeze mudukore subscribe, like, comment. Turabakunda.